naba ari ukutwirukana naba ari ibiki bigiye kuba mu Rwanda natwe ntago tubizi. Nkanjye hano ndasubira muri Kongo kuko nta hantu mfite ho kuba hano mu Rwanda. Muri Kongo suracaye? Ndacahe, ndashakisha inzira zose. Aho nanyuze ncyane ubundi niho nzanyura. Imbunda ziri gukora iki? Nyine zije ni wanga kwisenyera urumva nawe barakurasa. Niterabwoba kandi twaje mu Rwanda ngo iterabwoba ryarashize ariko rirahari. By'ukuri twagiye mu buzima bumeze nk'ubw'impunzi ku buryo abana banjye nge nababwiye ati bana banjye hari igihe umuntu yemera akajya muri shitingi kubera ibihe. Ubu rero natwe twabaye nk'impunzi mu gihugu, twambuye imitungo yacu izuba riva, twakorewe igenagaciro imyaka 3 irashize kandi amategeko y'u Rwanda iyo uyasoma neza usanga ari amategeko meza ariko uburyo ashyirwa mu bikorwa mu by'ukuri biteye agahinda. Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera akagari ka Nyarutarama. Umunyamakuru Ishema TV arahageze asanganirwa n'agahinda n'amarira uburakari bwinshi bw'abaturage kubera icyemezo cy'ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo bw'abasenyeye amazu ikitaraganya. Niryo niba twiteho batuvugire nk'abaturage kuko niko kazi kabo bashinzwe. Ese murararahe muri imvura y'umudobe? Ese kuba imvura iri ubuze singi iki gikapu umfungure ureka atarimo imyenda imvura iragwa nkagira gutya ngashyira ku mutwe ubuse bizagenda gute amaherezo y'umuntu azaba yaye. Bihanangirije bimwe mu binyamakuru bitangaza inkuru zihabanye n'iby'abaturage babibwiye kuko biba bidashaka kugaragaza akarengane kabo. Ibi byashimangiye nuko babwiye umunyamakuru Ishema TV ko ibyo bamubwiye batizeye neza ko biri butambuke byose uko byakabaye. Abantu b'abanyamakuru barenze 40 ibyo tubabwiye n'itukuye ni kuvuga ngo bisabye ibitekerezo ya ntago babitambutse ntabyo batambutanye ngo musagara kubera iki nuko naryo ntekereza ko rikora mu kwakware nabyo rikora mu kwakware icyo kibazo ni nacyo abaturage bagira kibazo amakuru yatangajwe yuko abaturage bari kwiga ubu ryageze n'ahandi abanyamakuru oya bantangaza ibyo babwiwe nabo ni iterabwoba nyine babashyizeho ngiryo natwe twashyize. Impamvu nyine nuko hari impamvu ya mbere abaturage ntawe tukizera itangazamakuru cyane cyane nka televiziyo y'u Rwanda cyangwa radio y'u Rwanda. Ibyo batubwiye ni ukuducura umwuka gusa kuko ntabwo bajya kubitangaza, nta buvugizi bundi badukorera. Ni icyo kibazo gituma batavugana n'itangazamakuru. Abaturage bari kwimurwa bakanasenyerwa ku gahato mu gihe imitungo yabo yegeranye neza n'izindi nzu z'imiturirwa zo ubona ko ziri mu gishanga ndetse izindi zirimo kuzamurwa umusubirizo ariko zo zabaye ndakorwaho. Iki ni cy'abaturage bavuga ko ari akarengane n'akagambane bakorewe n'akarere ka Gasabo kabatanze kakabagurisha abakire. Ikibazo urabona uburyo dusenyerwamo budasobanutse. Twarabariwe rimwe na rimwe batubwira ingurane z'amazu ngo azaba ari mu Busanza. Amazu tubabwira ko tutabyemeye, rimwe tujya mu manza ariko bigenda gutyo buke buke. Nyuma yabwo bafata icyemezo nta gahunda twamenyeshejwe n'imwe baza bavuga ngo bagomba kudusenyera. Ariko kubera iki? Kubera inyungu si za nyungu rusange zigaragara cyangwa bagaragaje, ahubwo ubona ari nk'inyungu zabamwe ku giti cyabo. Urabona bakire b'ikigali se kubareba dore yo haruguru iriya yo haruguru dore iriya taje niyishaka ruhurura y'amazi nyura hano. Umuhanda wo uturuka kuri Beginn uri hari ugomba kuzukambuka hano ukagera hari. Ngicyo ikibazo dufite, baradusenyera gutya rimwe na rimwe nta numwe wajya kubaza nta n'igisubizo wabona. Ni ikintu kuvuga ngo musenye. Ibi byose mugiye kubyumva mu nkuru ndende cyane ishingiye ku bitekerezo by'abaturage. Baganire n'Ishema TV kuri mikoro ya Cyuma Hasani Dieudonné. Mwakire inkuru irambuye. Ishema TV turi mu karere ka Gasabo ni mu murenge wa Remera mu kagari ka Nyarutarama mu mudugudu wa Kangondo ya 2. Aha hari ikibazo gikomeye cy'abaturage basenyewe amazu n'ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo. Amakuru avuga ko igikorwa cyo gusenya amazu y'abaturage cyatangiye kuwa 5 w'icyumweru gishize, kuwa mbere babyukiramo, kuwa 2 nuko uyu munsi ni kuwa 3. Murabyibuka neza mu ijoro ryake cyangwa se mu ijoro ryeje kuwa 2 imvura ku gicamunsi yiriwigwa n'amagingo n'uyu kugeza amasaha imvura iracyagwa. Abaturage ni
benshi ahangaha bamaze gusenyerwa amazu, birumvikana n'ibikoresho byabo biri hanze aho bita ku kararo, niho duhagaze. Abaturage bavuga ko basenyewe amazu kubera impamvu zigiye zitandukanye. Hari abagaragaza ko ari ruhurura ituruka ku nyubako z'abakire bashaka kugira ngo abaturage bahave bahimuke kugira ngo abakire bazabone uko bakomeza ibikorwa byabo, ndetse abandi bavuga ko inzu zabo zasenwe kugira ngo haboneke umuhanda ujya mu kigo cy'amashuri cyitwa Green Hills kugira ngo nyine ibikorwa by'abakire bikomeze bitera imbere mu gihe abaturage bakiri mu gihirahiro cyo kubura aho bakinga ubusaya. Njyewe nitwa Cyuma Hassan Dieudonné, ndi kumwe n'umuturage agiye gutangira bidusobanurira uko byakabaye. Utangiye tubwira amazina yawe nawe. Murakoze, nitwa Nzabonema Jean Pierre, nkaba ntuye hano muri Kangondo ya kabiri, akagari ka Nyarutarama, umurenge wa Remera, akarere ka Gasabo, umujyi wa Kigali. Ikibazo ni iki? Ikibazo urabona uburyo dusenyerwamo budasobanutse. Twarabariwe. Rimwe na rimwe batubwira ingurane z'amazu ngo azaba ari mu Busanza. Amazu tubabwira ko tutabyemeye, rimwe tujya mu manza ariko igenda gutyo buke buke. Nyuma yabwo bafata icyemezo nta gahunda twamenyeshejwe n'imwe, baza bavuga ngo bagomba kudusenyera. Ariko kubera iki? Kubera inyungu, si za nyungu rusange zigaragara cyangwa bagaragaje, ahubwo ubona ari nk'inyungu za bamwe ku giti cyabo. Kuko niba ari umuhanda bashaka, rimwe ni umuhanda uturuka kuri Girini ukaza ukagera winjira na za Nyabisindu, ukaza ukagera hano wambuka ugenda uhura n'ujya Ikinyinya. Aho ngaho niba ariho bashakaga bagombaga kwishyura nk'uko amategeko abivuga. Abandi bari gusenyerwa ni abari kuri iyi ruhurura ubona yuriya mu kiroho hejuru bashaka kunyuza ruhurura. Iyo yose rero byakombye kuba byishyurwa ibikorwa umuntu yakoze, ariko none urabona baraza abantu bakabaha 90 ngo nibagende bajye gushaka ngo babakodesha. Ese urabona aba baturage bose uko bireba wowe urabona bajya hehe? Uravuze uti ni ibikorwa by'uriya mukire ninde? Urabona bakire b'ikigali se kubareba, dore ni nyiri iyo nzu, ariko buri ushatse ku nzoire iriya yo haruguru, iriya yo haruguru, dore iriya taje niyo ishaka ruhurura y'amazi nyura hano. Umuhanda wo uturuka kuri Green uri hariya, ugomba kuzukambuka hano ukagera hariya. Ngicyo ikibazo dufite, baradusenyera gutya. Rimwe na rimwe nta numwe wajya kubaza, nta n'igisubizo wabona. Ni ikintu kuvuga ngo musenye. N'ubu ngubu ku kagari harunze abantu bari bazanye gusenya n'ibiki. Urumva? Tubwire, ubu ngubu imvura irimo irarwa ni nyinshi, ubu ngubu mugiye kwerekeza he? Urabona nta umuntu afite yerekeza, noneho hakiyongeraho n'iki na kiriya bavuga ngo iki cyorezo kirimo, aho kugira ngo byibura nafashe n'abantu kibanze kirangire noneho babone naho bakwerekeza, ahubwo bakagendera muri iki kiza bagasenya uko bishakiye gutyo. n'iki nta gisobanuro na kimwe gihari. Ariko bakanabeshya ngo umuntu ari kwisenyera. Ese umuntu arisenyera? Nk'umweretse nka telefone yanjye, iyo ubona umuntu igishanga cyavuyeho baraza bakagenda bashyira utumenyetso two kundu tw'umutuku two gukuba n'ibiki twerekana, urumva, bakadushyiraho ugomba kuvamo, nutavamo ejo turaza tuyigwirike hejuru n'ibiki. Ibyo bikaba bihari ariko ku buryo batemera ko biriho kandi biriho. Byibura nk'umunyamakuru yenda ubu urashobora kubigaragaza niba koko korera abaturage ntaho bogamiye. Kugeza ubu se umuntu yakwibaza, ntago mutuye mu gishanga, ntago bari mu manegeka nk'uko ubutegetsi bubivuga? Wowe nawe amaso yawe araguha. Ese amanegeka igishanga baragishenye kivaho, nyuma baravuga ngo bashyizeho metero 20, nta gisobanuro cyazo gihari. Noneho ibyo bya ruhurura ngira ngo mu mategeko agenga igihugu cyangwa n'umujyi, ahasi habaye ruhurura ya mbere. Ruhurura wabonye igira metero 24 ku buryo bavuga ngo barava 12. Iyo ruhurura harawizi mu Rwanda ni umuhanda na Kagani ikibanza parcelle nuzi ko igira 15 kuri 20. Ubwo ruhurura yo ifite metero 24, ubwo urumva ibyo ari biki? Urumva nta karengane karimo wowe. Noneho kuvuga ngo ni mu manegeka, nawe witegereje n'amaso yawe. Imvura yaguye yose kuyizi n'ibyo bavuga by'ibiza byagiye biba, yenda hari kumuntu avuga ati ahantu kubera ibyahabaye reka turinde ibi. Bakubwiye ko hari umuntu wigeze agira ikibazo hano kubera hari habi cyangwa ari amanegeka cyangwa kubera imvura? Umaze igihe kingana iki uhatuye? Hano matuye imyaka 20, nje natuye hano kumva ni 20 kuko natuye hano nari mpungutse mvuye muri Gabo. Nari mvuye Franceville. Ibi byabaye urasenyewe ni mu gihe cy'imvura, n'igi cyo wavuga n'iki gitekerezo cyawe?
icyo nasaba njye ni ukuvuga ngo byibura nk'ubuyobozi buri hejuru y'uburi kudusenyera bwakagombye guhagarika ibi bintu, noneho n'abasenyewe kandi bakabona ubutabera bakarenganurwa, kuko ni akarengane bakorewe, yenda byagiye gutyo ariko hatazaza rya jambo ryo kuvuga ngo ntitwabimenye, ngo ntibizongere. Icyo kintu ni igiki. Noneho ikindi kintu nasaba ni uko kuva kuri wowe ibi bintu nawe wakagombye kubyandika n'amateka n'ijambo ryabibahaye, n'utu tumenyetso bari kugenda bashyira ku bipango, byibura n'abana bazaza bakazabyiga kugira ngo bitazitiranwa na bya bindi umuntu ngo barabeshya ngo ntibyabaye. Ibyo nabyo bikajya mu mateka yandi yo gusenyera abantu agasozi kose kangana gutya ukagasenyera ngo mugende ntaho mugiye, ukaba ufite umutungo wa miliyoni 20 bakubariye, aho kugira ngo bakwishyure bakaguha 90,90 koko. Ibaza imyaka 20 kuguha 90,90, sinzi niba ariyo gihembo, niba nta rubanza rwabayeho, nta rukiko rwabitegetse, nuko umva ko ari akarengane nyine. Igitekerezo ni uko leta igomba kwicara hasi ikareba ubuzima bw'abaturage. Nimba ivuga ko ari ireberera abaturage, nibareberera impande zose, ireke kureba ku ruhande rumwe. Bavuga ko bano bantu batuye mu manegeka. Iyo usenyeye abantu bari mu manegeka hano, bavuga mu manegeka atari nayo. Umuturage w'umukira akaza agatereka inzu hariya mu gishanga munsi y'umuhanda bavuga, inzu akayigereka inshuro 3, iyo nzu ikazamuka, we muturage uri haruguru uruhande rwe ngo vamo ugende, ngo ni mu gishanga. Noneho ya nzu ifite n'uburemere, ni gute itazamanuka? Kuki batabara ko ya nzu yo izamanuka bitewe n'uko igeretse 5 cyangwa 4? Umuturage ufite inzu yiwe ngufi yiyubakiye ngo navemo agende. Ibi byose bijya kuba ziriya nzu ziri hariya zose mureba hariya zubatswe batareba, ntabwo bazirebaga. Kubera iki batagiye kuganiriza bariya abantu ngo mubanze murebe abari munsi yanyu, agaciro mwebwe mwiha nk'abaturage nk'abakire hariya, mugahe n'abakene bari hasi. Nimburu twese turi abanyarwanda, tugomba gufatwa kimwe. Leta nijya imenya ngo nimba umukiraje hariya hari ibyo asora agomba kwishyura, natwe abakene turi hano turasora, twese turasora. Ni ukuvuga ngo rero bajye bareba ku mpande zose, bareke kureba uruhande rw'umuntu umwe. Ubu hano bari kuvuga nyuma y'imyaka 10 hano muzaze murebe, ubu ntimuzasangamo amazu kandi abaturage bavuyemo, nayo ni myinshi. Ese ni gute uzakura umuturage ahangaha ejo bundi ukaza ukahatera jaride se izasorera nde? Kuri wowe utekereza ko amanegeka ashaka kubyara hoteli? Amanegeka atabyara hoteli, none se abantu ntizasanga bubatsemo amazu akomeye, amaparitoma ntazajyamo hano kubera iki se? Umushoramari hano harishyuwe, twe baraduhobagiza gutya tukiruka, abaha amafaranga ya hano leta yamaze kuyakira mu mufuka waho hagomba kujya, ariko umuturage bakaza bakamwirukankana ntaho bamwohereje. Ese ko bavuga ngo abaturage ngo babo bakiye amazu? Nimba udafasha abaturage bari hano bose ngo bakusanyirize hamwe, umenye ngo bavuye hano bose babonye amazu yabo, uyu nasenya ku wa mbere akagenda, uri agasenya ku wa kabiri akagenda, bose nibamara gushiramo leta izajya yabakusanya ati abantu bari batuye banyahe nimuze mujye gufata ya mazu yanyu. Ibyo bintu wowe ugatekereza ko byagomba kugenda gute? Ibi byakabaye byarateguwe nk'uko bateguye yuko bazabakura hano, aho bazajya babaye barahabateguriye kare. Kandi sinumva no gutegura, nimba umuturage yarashoye amafaranga yiwe, hari umumere waruvuze ngo yaragurishije, nimba yaragurishije akaza akagura hano, arajya hehe? Arajya mu rubingo. Yavuze ko asasa amabati hano akitwikira, bagafashe ya mafaranga, nimba yarashoye miliyoni ziwe 30 akagwa akubaka hano, mu by'ukuri nabone nizo 15 mu ntoki azijyane igasanze, agiye iyo za Rusororo hirya inyuma ashaka ahantu ajya. Ariko so urakura umuturage hano ufite abana 5 6, umubwire gutya ngo nagende, arajya hehe? Arajya hehe koko? Kandi ubu kibazo imvura iramutse iguye ikomeye nk'uko babivuga, wa muturage washashi bati hano aramutse haguye ikamutwara, n'ubundi leta yaza ngo abaturage ngo bagize gutya, ngo abaturage ngo bapfuye, ngo batwawe n'ibiza, ariko batewe n'ubundi na ya leta. N'ubundi nanone nibamenye ngo umuturage avuye hano, bamwimuriye ahangaha, bamujyane, amenye ngo nawe aho agiye arahishimiye, kuko yagiranye iki ibiganiro n'abamukuriye n'iyo leta. None se nimba ntare muntu mukuru waje avuge ngo mwebwe muvuye hano, ese 15 hano basenyewe bagiye hariya, ejo abandi 15 basenyewe nabo bagiye handi, basanze babandi bagenzi babo. Nukuvuga ngo abantu bose nta buvugizi dufite, nukuza nyine bukaza tugahita duterurwa gutyo, nkuko ushorera inka ukayijyana ku isoko. Burya inka iyo ujyanye ku isoko ntabwo yanga, kuko wowe urayishoreye. Iramutse ifite uburenganzira bwo kuvuga ngo reka mpindukire,
yamenya ko naho igiye atari heza ikavayo. Ijambo ryanjye ni iryo, nibatwiteho batuvugire nk'abaturage kuko niko kazi kabo bashinzwe. Ubuse murararahe muri imvura y'umudubi? Ese kuba imvura iri ubuse singi iki gikapu umfungure ureka atarimo imyenda, imvura iragwa nkagira gutya ngashyira ku mutwe. Ubuse bizagenda gute amaherezo y'umuntu azaba yaye? Imvura iragwa gashyira igikapu ku myenda ku mugongo. Imvura iraguye ufite abana batanu uzanye amabati 5 ushyize hano ku mutwe w'umuntu gutya. Ese ibyo ni ibiki barimo baradukorera koko? Ariko ubundi wowe urakoze cyane. Sawa murakoze, ariko ibi tuvuze ntibirangirire hano, bigere n'ahandi bamone ko dufite turimo turarengana. Bikomeze bigende n'abaturage bari ahandi babone ko hari, navuga ko hari nka quartier zimwe zirengana. Byukuri mudukorera ubuvugizi bigere ku bandi n'abandi yandira bari hejuru barebe icyo badukorera batuvuganire. Murakoze. Murakoze cyane kumbi ijambo abanyamakuru. Ngewe nitwa Fraro Zerine. Ngewe navuye muri Kongo, numva batwirukana muri Kongo. Batwirukanye muri Kongo tuza tuhungira hano mu Rwanda. Aho tugeze mu Rwanda ngo tugeze iwacu, tushinza aho twibereye, none nabo bari kutwirukana. Baratubariye, bamaze kutubarira. Turategereza ngo bazaduha amafaranga. None kuduha amafaranga baravuga ati ruhurura, none bari kuza bakadusenyera ahantu hatari ruhurura, ngo inzu zikomeye, inzu zasaduse n'izikomeye zose bari kudusenyera. Ese ko amafaranga bari kuduha 90 ubu inzu y'icyumba na saro ni 50. Ibyo 50 nta n'ikintu bitumarire pe. Abana amashuri barayabatesheje, ubwo se noneho turajya he? Nkanjye hano urugero nta mugabo ngira, mfite abana 3 nta kazi ngira, ubwo se noneho ndajya he? Uvuye muri Kongo byagenze bite? Ngewe navuye muri Kongo kuko papa bahunze 59. Twahunze n'ubundi tugaruka ngo ni mu Rwanda niho ba papa bavukiye. Aho bigeze noneho tugiye naba tuzasubira muri Kongo, naba nzajya he? Kugeza n'ubu ntago ndabimenya. None hano bari kubasenyera ntabwo ari mu manegeka bimeze bite? Ntago ari mu manegeka, ntago ari mu manegeka. Kuba iki se kubasenyera atari mu manegeka cyangwa mu gishanga? Impamvu bari kudusenyera nato ntago tuzi impamvu bari kudusenyera. Naba ari ukutwirukana, naba ari ibiki bigiye kuba mu Rwanda natwe ntago tubizi. Nkanjye hano ndasubira muri Kongo kuko nta hantu ufite ho kuba hano mu Rwanda. Muri Kongo suracaye? Ndaca he, ndashakisha inzira zose. Aho nanyuze cyane ubundi niho nzanyura. Kandi ngo harabashoramari barabaguze hano. Barahaguze se naba barahaguze ni batwishyure baduha amafaranga bareke kudusenyera. Yose bayaguze amafaranga bayashize? Amafaranga bayashize he? Turabizi saho bayashize. Barayariye yenda. Abandi bayariye? Leta yarayariye. Leta irya amatungo y'abaturage koko? Batayarya se. None naba batarayariye nabari n'abashoramari nabatwishyura. Nose mwibuka ko leta ari mwebwe abaturage? Ni twebwe ariko ntago ari twebwe, ari abatukuriye. Ari abatukuriye. Nose babasenyeye ni mu gihe cy'imvura, mu gihe kurara he murabahehe? Turarara hehe, turashiraho amashitingi turare hanze. N'abajura nibashaka batwice, none se turabigenza gute? Ariko ngo murashinja itangazamakuru ngo kubatabakora ubuvugizi. None se ari ubuvugizi mwatukoreye koko? Iyo mutukorera ubuvugizi ntago muba muri gusenyera abantu. Urugero reba hanga ejo baje bahita ko basenyera abantu. Ubwo se urumva ari byo? Kandi ngo mwarabwiye itangazamakuru ko muri kwisenyera. Ntago turi kwisenyera, turi kwisenyera gute? Leta iraza ikaguhagararaho hejuru ati senya. Nudasenya aturabona. None umuntu azabigenza gute? Ugira ubwoba ukisenyera. Nta n'ijambo mwagezemo umuturage n'abandi mubaha ijambo, ntago ari njye nyine uvuga. Hano hariho abagabo, ariho n'abagore. N'abapolisi barahari, wa mugani n'imbunda zirahari. Imbunda ziri gukora iki mu matongo? Imbunda ziri gukora iki? Nyine zije niwanga kwisenyera urumva nawe barakurasa. Ni iterabwoba, ni iterabwoba. Kandi twaje mu Rwanda ngo iterabwoba ryarashize ariko rirahari. Turagushimira koze cyane. Namwe murakoze cyane, ariko nubwo mukoze cyane nta kintu leta iri kutumarira, ntacyo rwose, ntacyo. Twavuye muri Kongo turishimye, ahubwo nitusubiraho bazaduha rw'amenyo ngo mwishimiye mutashi wanyu mu Rwanda. N'abari iyo ngiyo nabo nta kintu tuzabakangurira kuko bazabona naho twagiye, nabo ntaho bazaza. Murabwire igitekerezo cyane ikihe? Ngewe nta gitekerezo gihambaye mfite,
ariko nuko numvise bavuga yuko turimo twisenyera kandi hano hepfo polisi zirahagaze zirahagarikiye na za daso. Ese umuntu yakisenyera gute? Ntabwo twebwe turi kwisenyera. Bari kuvuga bati ngo bari mu gukuraho ruhurura. Ese ruhurura ya metero 50 ibaho? Nta ruhurura ya metero 50 ibaho. Ibi ni akarengane rwose. Twebwe turasaba yuko batwishyura bakaduha amafaranga yacu nk'uko bikwiye, nk'uko bari ndetse n'igihe cyaranarenze, haciyemo imyaka 3. Bagombye ahubwo no kugaruka bakatubarira, ahubwo bakaduha n'andi mafaranga. Rwose jewe icyo mbona nuko twebwe abasigaye hano ruguru, ahubwo ntabwo turabona tutagomba kwimuka bataduhaye amafaranga. Ntabwo ari kwivumbura kuri gahunda za leta. Ntabwo turi kwivumbura, nibaduha ingurane ikwiye, noneho natwe twimuke. Yishuriye ngo gahunda za leta, ngo gahunda za leta. Murakoze, leta turayemera cyane cyane nko umurongo wayo bavuga ngo baratekereza abaturage. Ariko zo gutekereza abaturage ukabimura, ntubajyanye mu nzu ngo bahe amafaranga 90,000, inzu zaruriye, inzu wari ufite ntabyo ko kwimura ntaki. Gusa ikintu twifuza ahantu twari twarakorewe icyo bita ingurane y'ubutaka. Muzashize imyaka hafi 3 ngira ngo ibyo bintu babitwizeza. Ibyo bintu twasa turabona ko ari igipindi. Noneho habonetseho n'iki kintu bita ngo wamenege kangwe biza. Kugira ngo hanga nta muntu biza inzu yigeze igwira n'ibiki byose n'ikigo mubibona. Ikindi ahanga ngo tugiye kwimukira inzu zaruriye. Ese ayo mafaranga amazu uri kubona nayo ukwezi kumwe. Naho kwimukira. Kwimukira so rafite. Imirye ntaho. Ubwo se tubigende gute? Ese uratari yo manegeka ahubwo dushyizwemo arenze. Nizi ndwara noneho za corona. Noneho zivuye hanze. Nese ubu ngubu noneho ubu gutatazi ko tugiye guhura n'indwara noneho n'umwanda n'ibiki. Mwebwe nk'uruhare nk'itangazamakuru mudukora ubuvugizi kuko ibi nakarengane. Bakabaye ahubwo bavuze ati hasohotse amafaranga y'ingurane twari twarasinye n'ubundi yari buzaze nkuko bari barutwemereye aho nyene n'agaciro, ahubwo ndabona ko agiye kuburizwamo. Mwebwe ntabwo ari gusuzugura gahunda za leta, so gupinga gahunda za leta, ahubwo uburyo bapanga ibintu ubone ko ari ibintu bififitse bidafite umurongo. Hose mudukora ubuvugizi nk'itangazamakuru turi abaturage turarengana. Murakoze. Nitwihora habona Jean Dodier, nkaba ntuye hano mu kagari ka Nyarutarama mu mudugudu wa Kangondo ya 2. Ikibazo kiri hano ni kihe? Amazu yose ari hasi, abaturage babayeho bate? Hano hari ikibazo, mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye kandi kimaze imyaka igera kuri 3. Twaraheze mu gihirahiro kubera leta. Ko ntabwo natinya kubivuga ko niyo cyane cyane ko ibo baje batubwira umushinga ugiye gukorerwa hano kari umushoramari ugiye kutwimura, ariko ntitwumvikana ku buryo agiye kutwimuramo. Iwe yaduhatiraga amazu kandi ayo mazu ashaka yuko umuntu azajya ahabwa inzu hakurikije ubuso bw'ubutaka afite. Ni ukuvuga ngo ubuso butarenze metero 99 umuntu ari yemerewe chambrette. Ubuso butarenze metero 250 umuntu ari yemerewe icyumba na salo. Metero 499 yari yemerewe ibyumba 2 na salo. Noneho kuva kuri metero 499 kugera kuri 999 byari ibyumba 3 na salo. Ubwo babitubwiye umushinga uko uteye, turavuga ati twe ntabwo twabyemera kubera ko burya umuntu ashobora kugira ubutaka butoya ariko akabubyaza umusaruro kurusha ufite bwinshi. Tubaha n'urugero turavuga ati rero ngiye nshobora kugira metero 99 nkubaka etaje, undi akagira metero hegitari ariko ugasanga harimo gashamburete nta bikorwa yigeze ashyiramo. Turavuga ati rero twebwe ibyiza ni muze mutubarire imitungo yacu. Ubwo rero baraje barabara, bamaze kubara babara nabo uko bishakiye, kuko urebye ndakwereka mu rugo ureba urugi rwa double metallique bahaye 16. Amaproteni nanagiye nguri 42,000 n'amaserire bagiye babiha 8,000. Ubutaka hano turabizi neza ko ubutaka bwabo burahenze, ubutaka metero kare ni 50 na hafi na 3, ariko bagiye baduha ku 8,000. Ibyo turabyanga, tumaze kubyanga baratubwira dukoreshe ama contre expertise. Iyo umuntu akibaza ayo mafaranga yo baraguhaye urayafite?
ntayo baduhaye, ni ukuvuga ngo ibyo batubariye twebwe twarabigaye dukoresha ama contre expertise, nayo batuzanira udufaranga dukeya kuko bategetse abagena agaciro kutarenza 30% kuyo bari babaze mbere. Ubwo aje nayo turabwa ati okay, ubufaranga muduhaye ni buki, ariko ni mu buduhe nk'amafaranga buri muntu yigire aha ashaka, cyane cyane nkanjye mfite metero kare 496 kandi zose zirubatse. Ubwo ayo bari bambariye nabwo ati muyampe nk'amafaranga, kuko muyampaye muri umujyi wa Kigali ntaho ntatura, kuko gufata miliyoni zijya kuri 40 ntekereza ko nta kibagabaga babona y'inzu. Ariko kubera nyine akarengane bashaka kudukorera, ntabwo ayo mafaranga bayaduhaye, ahubwo bakomeje kuduhatira ya mazu. Ni ukuvuga ngo bya bitekerezo byabo bya mbere bakomeje kubitsimbararaho, kuduha amazu nibyo bakomeje gutsimbararaho. Natwe turabwira ngo muduhe amafaranga niyo dushaka. Kuri uyu wa gatatu basenye amazu yose ari hasi, yasenywe n'abandi. Rero reka nkubwire, ntabwo ibo ubwabo bari kuvuga ko ari abaturage bisenyeye, ariko abaturage bari guterwa ubwoba. Abaturage turi guterwa ubwoba, buri mwanya baraza ugasanga arimo aradutera ubwoba. Umuyobozi w'umurenge akaza ugasanga wanze gusenya, ku buryo nanone aha bari bazanye mani power kugira ngo abarizo zisenye. Ubwo rero nibo bari, urumva ko nibo baje. None se izo mani power ni abaturage barimo kwisenyera? Ni ukuvuga ngo uwasenye ni wa wundi bamuhaye 90,000 byo gukodesha amezi 3 iyi Kigali kugira ngo ubone inzu y'ibihumbi 30 ufite umuryango, kireka ari chambrette niyo wakodesha ibyo 30. Sinzi rero kuntu baguha 30,000 ngo ujye gukodesha inzu. Rero hari abo bagiye bayaha gutyo kubera n'iterabwoba, bagahitamo kugira gufata dukeya turi kuri iyo nzu n'iterabwoba bashyizweho, kugira ngo niba barebe ko bakongera kuri yandi babahaye, bagende barebe aho bashyira umutwe. Ariko bigaragara ko mu minsi mikeya bo baravuga ngo 1900 na amezi 3 bakodeshereje abantu, ariko mu minsi mikeya ntekereza ko mayibobo z'abagabo n'abagore muri uyu mujyi no mu gihugu zizaba ari nyinshi. Impamvu ya mbere, umuturage yari afite inzu abamo ndetse imukwiye, afite amazu akodesha amutunze. Urabizi ko akazi muri iki gihugu ni ikibazo, akazi muri iki gihugu ni ikibazo. Ibyo byose ni ukuvuga ngo umaze kwamburwa uburenganzira ku mutungo wawe, noneho babaye nk'abakwirukanye, barakwambuye. Ni ukuvuga ngo rero twebwe n'ubwambuzi badukoreye, n'ubugome. Ibyo byose bikorwa n'akarere ka Gasabo. Ibyo byose ubu ngubu kubera ko akarere ka Gasabo katagifite ubuzima gatozi, ubuzima gatozi bufitwe n'umujyi wa Kigali. Ibyo byose bikorwa n'umujyi wa Kigali, ugakoresha nyine abo mu nzego zo hasi. Ariko ngo ntabwo yiteguye gusenya. Ngewe rero reka nkubwire, aho ntuye nari ntuye kuko ndabona bahanyatse, mpamaze imyaka 18. Ntabwo wafata umutungo wubatse mu myaka 18 ukoresha imbaraga ngo ugire imbaraga zo kuwusenya. Ni ukuvuga ngo ntabwo niteguye gusenya, icyangombwa cyanjye ntabwo niteguye kukibaha. Ni ukuvuga ngo bo ubwabo baze basenye, turanajyana urahareba, baze bisenye. Icyo nkuyemo umuryango wanjye, nkuramo n'ibikoresho byo mu nzu, ndigendera. Ubu mvuye gukodesha akazu katanankwiriye. None ubwo amaherezo araba yahe? Amaherezo ku cye kibazo ntabwo uremera gusenya, wemera kwa? Ntabwo nemera gusenya. Natekereza ko kutemera gusenya ni naho bibiri bubereke yuko atari twe turi kwisenyera, kari bo bari gusenya. Nibo bari kudusenyera, ntabwo ariko turi kwisenyera. N'uri gusenya ari gusenya ku bw'iterabwoba bari gushyirwaho. Iryo terabwoba bari kwishyirwaho nande? N'ubuyobozi. None se ntinye kubivuga, ariko umuntu none se ntabwo uri kubona umutekano. Wowe wabona imbunda, ukabona abapolisi, ukabona bazanye abantu n'amapiki. Mu by'ukuri uri umuntu ufite umutima woroshye. Nkanjye impamvu nabaye igiti numva ndashobora gusenya, nuko ndareba nkabona imyaka mfite, ubu ngiye kugira imyaka 45. Ibintu nashatse mfite imyaka 20, uraje urabisenye. Ubuzima bw'uru Rwanda urabubona, nta buzima bukirimo. Ni ibintu bigaragara, uwo ari wese arabibona. Nta buzima bukirimo, nta kazi. Ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro. Ibyo umuntu yakoreshaga, ngewe nkanjye nahawe urugero, umunyamakuru nabwo ati nkanjye nubatse nkora amafaranga 900, kubera ko ifaranga ry'u Rwanda ryari rifite agaciro 900, nayaryagaho ngakodeshamo inzu, nkabasha no kwizigama. Ubwo ndakora
ngura ikibanza ndubaka uyu munsi ushobora no gukora ubu ngubu ushobora no gukora 20 ariko 20 ntabwo ashobora no kumara inzara. Abaturage ariko bari kwanga kuvugana n'itangazamakuru ngo ubwoba ngo barabarase bikinije. Impamvu nyine nuko hari impamvu ya mbere, abaturage ntawe tukizera itangazamakuru cyane cyane nka televiziyo y'u Rwanda cyangwa radio y'u Rwanda. Ibyo batubwiye ni ukuducura umwuka gusa kuko ntabwo bajya kubitangaza, nta buvugizi bundi badukorera. Nicyo kibazo gituma batavugana n'itangazamakuru. Murakoze cyane, ariko turabatumikira turabyize neza. Ngewe nifuzaga ko mwanagera mu rugo kugira ngo murebe ako gaciro k'umutungo wanjye, binabaye na byiza mwanawufotora. Mwanawufotora mukareba kugira ngo noneho n'ejo cyangwa ejo bundi nibaza gusenya cyangwa uyu munsi rwose singewe uzisenyera nibo bazasenya, n'ibikoresho biri ku nzu bazatware, kuko ngewe narebye nsanga ibikoresho biri ku nzu ngurishije byavamo $800,000. Ariko 800 kuri $40,000 bazaba bampombeje, ndabona nta kintu byaba bimaze $800,000. Nahisemo kwishakira amafaranga kwikodeshereza mu bya 90, ntabyo nshobora gufata. Bira ipapuro byabo sinshobora kubisinya, ni ukuvuga ngo nzategereza, kuko ubuzima iyo hari igihe iyo udapfuye ubaho. Niba nibyo ngibyo bakubwira sureba mugabo ntabyo ngibyo uwo mugabo asobanuye ibyo byose ntabyo Lo bisangamo ikintu bimorore iyi ishema TV irabikora. Aho n'ikibazo bakorera haje abanyamakuru ijyana kukara kuva ngo twisenyere niba twisenyera abapolisi baje bari kwitse n'imbuzi baje gukora none se abapolisi baje kugira ute niba hari turi kwisenyera muzaje mureba uri kubona kino ari igishaka reka nkwereke bitambike hano nkwereke ni ukuvuga ngo aho igishanga nk'uko itegeko ribigena zagarukiraga hano. Aha rero hari barahasenya, aha barahasenya. Tugende nkwereke metero bongeyeho, kandi itegeko rivuga ko ari metero 20 zindi bizi. ariko se bafotora singaba ari ntabwo yabafata nabo kudashyize mikoro umuntu ahagaze witeguye kurasa. Haje abantu b'abanyamakuru barenze 40, ibyo tubabwiye ntitubimenye, ni ukuvuga ngo bisabye ibitekerezo ntabwo babitambutse, ntabyo batambutanye ngo musagara kubera iki nuko naryo ntekereza ko rikora mukakware, nabyo rikora mukakware. Icyo kibazo ni nacyo abaturage bagira ikibazo. Itangazamakuru ryatangaje yuko abaturage bari kwiga ubu ryageze n'ahandi oya bantangaza ibyo babwiwe nabo ni iterabwoba nyine baba bashyizweho ngiryo natwe twashyize. Ndi umumama banyita Kabanyana Asinati, nkaba ntuye hano muri Kangondo ya 2. Muri ibi bintu ubona biri kuba bari kudusenyera gutya, hano tuhatuye imyaka 21. Mu myaka 21 hano nta muntu wigeze apfa ngo yishwe n'inzu. Ariko ubonye biri kuba tubera nk'uko ndi umumama mfite abana 5 baraje, wenda umugabo yaranantaye. Umugabo niba ntaye baraje bati hirika ugende ntacyo ufashe, ni 90,000. 90,000 bari kumpa nayanze umugabo yansizemo n'abana ko ari abana 5 ndabiganisha. Ese ibyo 90,000 nka leta itekerereza umuturage aho hantu bakaba barahabaze, hakabaho amazi imyaka 3 bahabaze, ubu nibwo babona ko ari mu manegeka barahabaze. Ese iyo genagaciro rimaze imyaka 3 kukiritaza ngo baduhe na yayandi batugeneye ngo tuyabone tuyajyane aho tujya. Nanga se mu kimwe baradusenyera ayo mazu bavuze ari hehe ngo bayatujyanemo, na n'ubundi baranga ibiza, imvura iragwa turajya he n'abana bacu, imisonga abantu turarara ku musozi. Nk'umwanjye ndarara hanga Isangura harara pe cyane, none se ndajyaye ibyo 90,000 ndabiganisha. Barabiguhaye se byo Nabyo
kujya kubifata ni agahato, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukugenda, ni ingufu. uravuze uti ntabwo dutuye mu manegeka ntidutuye mu gishanga, usanga ariyo mpamvu iri gutuma babasenyera. noneho ni ukuvuga ngo impamvu bo nibarebe yagena agaciro batugeneye bayiduhe, nibamara kuyiduha na n'ubundi tugera. None se ubu leta irakora iki? Irasenyera umuturage. Umuturage aragenda, amazu yarangije kuzura, turagana he? Nagurishije isambu yanjye, nyigurisha iwacu barampaye umugabane, bati genda, ndaje nyananza ahangaha, none abana ndabaganisha he? Imvura yabyukiye ejo yiriwe ku muryango, ibyukira ku muryango magingo n'aya, mwaraye hehe? Ubuzima bumeze bute hano? Nuko nyine nuko iyorosa ari amabati mubona twakuye ku nzu zacu, akaba ariho turyama. Ukaryama muri iki gishanga cyane, none ko batwirukanye nurajya kuryama hariya mu binonko nabyo birakugwira. Ninde wabasenyeza? Ninde wabasenyeza? Ni leta. None se umuturage yikoze arisenyera nta wamubwiye ngo senye? Kandi njya mbona hari ibitangazamakuru byandika ngo mwarisenyeye. Biri hehe? Ubu nawe koko nawe uhari ubireba, reba ibihari ibiriho biri gukorwa. Ninde muntu watinyutse kwiyubakira ugakura inzu yawe muri fondasiyo ukongera ukayizamura ukajya kuyisenyera? Ubu bano bantu bose nuko basaze mu bwonko, nuko bafite ibitekerezo bikeya mu bwonko bwabo. Ibyo binyamakuru byandika ko mwisenyera bite byabo? Ibyo binyamakuru bifite aho babikura, bifite aho bibogamiye. Niba umuntu avuze ngo umuntu umwe nko mu gihugu niba bari kureba bakaba bavuga babwiye uriya mushoramari mu gihugu, uwe mushoramari nyiririya nzu, bakamubwira bati dore uramena amazi ku baturage, barengera n'ubuzima bw'abaturage. Niba turi abanyarwanda turi mu gihugu dufite ubwene gihugu, tukaba turi abanyarwanda tuvuga ngo dufite ubwene gihugu, turi abanyarwanda buzuye, babwira uriya niba aje abona amazi agiye gusenyera abantu kandi bakiza ibiza nyine nk'uko bavuga bakiza n'ubugingo bw'abantu, bamubwira amanuke aze agure aho acisha amazi. None se ko barengera inyungu z'umuntu umwe, ubu noneho ubu twe turi mu kangaratete. Umuntu umwe se ninde? Uwo nyiririya nzu ni umukire, twe turi abakene. Ubwo ni ukuvuga ngo impamvu tubaye gutya ni uko turi abakene. Ni ukuvuga ngo abakire barabaguze cyane rwose. Nta bakene. None icyifuzo cyawe ni iki? Ngewe icyifuzo nabona ni uko leta yakwicara hasi, kuko nk'uko ireberera abaturage ikareba kuri ibi bintu. Nta hantu ruhurura yagize metero 24 kuri 24. None niba ari n'ikibanza cyo guturamo nanga se baranabuze ukuntu banatwishyura igena agaciro rimaze imyaka 3. Mu myaka 3 twabariwe muri 2007. None ukugeza ubu ngubu tugeze muri 2020. Ubu nibwo babonye ibyo biza. Imvura hari igihe imvura zitaguye. Yego, ubwo nicyo cyifuzo hamwe nk'abanyamakuru mudukorera ubuvugizi, nta kindi. Mu by'ukuri inzu mfite hano ni inzu imiryango 9 ikodeshwa, nkaba nari mu nzu y'ibyumba 5 na saro n'ibikoni byazo na saro na terase, n'amakaro na parafo ya Dubai. Uyu munsi ntekereza ko mwamaze kubikamera, bagiye kubisenya ariko ni ukuzira ubusa. Ni ukuvuga ngo turi kuzira igitugu cy'umushoramari ushyigikiwe na leta. Aho rero niho dufite ikibazo, kuko nkatwe abantu nkanjye uhagaze hano kunsenyera mu by'ukuri ntabwo mvuye mu manegeka mwahabonye. Icya kabiri ntabwo nafashwe n'imbago z'igishanga. Icya gatatu ntabwo ndi mu gishanga, ahubwo kubera ku karengane n'ubusambo bari kudushyiraho kugira ngo batwibe imitungo yacu. Bo bagennye imbibi z'igishanga zigira aho zigarukira, ariko nk'uko itegeko rivuga ko ari metero 20 uvuye ku gishanga, twebwe hano bagize metero 30. Bashyiraho ibimenyetso nabyo ndabibereka aho zari zageze. Ubu uyu munsi baraje noneho bafata metero
za zindi 30 bongeraho izindi 40 bazamuka, ku buryo ubu ngubu bamaze gufata metero 70 uvuye ku mbibi z'igishanga ni metero 70. Izo metero 70 twe dufite ibyangombwa by'ubutaka turasora, mu by'ukuri nta kibazo twari dufitanye na leta, ariko uburyo tugiye kwamburwa imitungo yacu mu by'ukuri birababaje. Ubundi kubivuga mfite ikiniga kinini ku buryo numva narutangiye kurwara umutwe udakira, nkarwara igifu, ku buryo n'inzu nagiyemo, urumva umuntu warutuye muri iyo nzu, nagiye mu nzu nta intebe nazibikije, akabati nakabikije, ibitanda ntabwo nzongera kuryama ku bitanda nabyo nabibikije kubera ko ntabwo ari kubona umuntu ubigura kubera aka kavuyo. Ubwo mu by'ukuri twagiye mu buzima bumeze nk'ubw'impunzi, ku buryo abana banjye nge nababwiye ati bana banjye, hari igihe umuntu yemera akajya muri shitingi kubera ibihe. Ubu rero natwe twabaye nk'impunzi mu gihugu, twambuye imitungo yacu, izuba riva, twakorewe igenagaciro, imyaka 3 irashize, kandi amategeko y'u Rwanda iyo uyasoma neza usanga ari amategeko meza, ariko uburyo ashyirwa mu bikorwa mu by'ukuri biteye agahinda. Niba amategeko y'u Rwanda avuga ko umuntu wabariwe agomba kuba yishyuye mu minsi 120, yaba atishyuwe ibara rigateshwa agaciro, niba umushinga ugikomeje bakagaruka bakumvikana nyiri umutungo, twe tukaba tumaze imyaka 3. Ubu ayo mategeko amaze iki? Ntacyo amaze, n'ubundi nibayakureho tujye kiyoborwa n'amarangamutima. Rero mu by'ukuri kuvuga ndumva bimwe birananira kubera ikiniga, kwamburwa umutungo wa miliyoni 40 mu by'ukuri mwahabonye, ubundi harakuye miliyoni 80, kuko nge nakoranaga n'amabanke bakampa amakredi, amagenagaciro y'amabanke, mubishatse nawe nayabereka mukareba amagenagaciro banke yoherezaga abakozi kunkora expertise, amafaranga bambaraga nka banke, ariko ukareba amafaranga noneho aba bambariye nk'abagenagaciro kandi baha agaciro buri kintu cyose, ariko kubera itesha agaciro ryaje mu mitungo yacu bakaduha make. N'ayo make baduhaye twababwira ngo bayaduhe, ugasanga ngo turabaha amazu. Reba nk'iki gipangu mfite, barashaka kumpa inzu y'ibyumba 2 na saro. Mu by'ukuri mwabonye amanegisi arimo, mwabonye inzu ndimo kuntingana, ni ibyumba 5 na saro, na korodoro na terase n'ibikoni inyuma. Ifite iyindi nzu bifatanye y'ibyumba 2 na saro n'igikoni na dushe biri haruguru. Iyo ni inzu imwe yitwa maison principale. Amanegisi ni amanegisi 9, mwayabonye nayo, bibaye byiza mwayakamera. Ibyo byose barabivunje, nuko ngo tuzaguha inzu y'ibyumba 2 na saro. Ngewe rero nahisemo kutazasenya uyu mutungo, kuko ntabwo umuntu yaba yarakoze imyaka irenga 20 ibyo yagezeho umuntu akaza ngo bisenye. Amaboko gusenya ntayo nabona, cyakora amaboko yo kubaka undi yafite, ayo gusenya ntayo nabona. Bo bafite amaboko yo gusenya bazaze babisenya. Bavuga uti afite amaboko yo gusenya bazaze babisenye bande? Ubu ni ukuvuga ngo namwe mwayibonye aho mwavuye hepfo mu ishanga, bazanye ba mani power, bariya mwagiye muna bari gusenya ntabwo ari abaturage baha, nabo ubwabo bazanye. Mwabonye ab'umutekano barahari. Mu by'ukuri turi abaturage, nta terabwoba riri hano, ariko reba imbunda zihagaze hariya. Mwabonye abapolisi barahagaze, abayobozi b'umurenge barahagaze. Umuyobozi w'umurenge we amaze iminsi asirikiramo, ugasanga ari gutera abantu ubwoba, ku buryo yanavuze ati ubundi murantera impuhwe narigeze mbabyara. Iryo jambo yarivuze yongera risubiramo inshuro ya 2 mu bihe bitandukanye. Mu by'ukuri kuwa 6 ho twagize n'agahinda, kubera ko baraje n'ubundi timu nini cyane irimo umujyi wa Kigali, Minaroke, akarere ndetse n'umurenge, baza ari timu nini pe. Noneho baje twe twagize ubwoba, ariko turabakurikira. Tubakurikiye baratubwiye, twumvise amajwi bavuga ngo turabasanga ku Kigali dukorana inama, ariko tugiye kubona tubona binjiye mu quartier, tubagenda inyuma bakajya batwirukana ngo tujye mu Kagari. Turanga turakomeza tujya hahandi mwabonye mu gishanga basenya amazu. Tuhageze noneho wari ni nko wari na Minaroke yari adresse, aratubwira ngo ni mwihangane mujye ku Kagari, tugiye kuzamuka hano, turabasanga turahurirayo dukorere y'inama. Mu by'ukuri uwo munsi nta nama bakoze, ahubwo barazamutse mu quartier, turabumvira, barazamuka bagera ruguru ku mushoramari w'umunyakenya wubatse apartment nini cyane, nayo mushaka muze kuyikamera rwose. Uwo mushoramari iwe arishakira ruhurura ifata ayo mazi ye, abaturage babigendeyemo. Ruhurura igiye kubatwa, yabatwaye amazu metero 12, ni Nyabarongo bagiye kunyuzamo, kugira ngo ufate metero 12 z'umutungo w'umuturage utigeze umwishyura, waramubariye ntumwishyure, imyaka 3 igashira, ku buryo n'ibyo bita manegeka nibo babidushyizemo, kuko imyaka 3 utavugurura inzu, kandi inzu zabo ibo bagira abantu bazihoraho bazivugura bareba ahantu hangiritse.
none twebwe tumaze imyaka 3 nta kuvugurura nta kintu kimwe dukoreraho. Igihombo bwacyo baduteje, banki zaraborotse, nta banki ishobora kuduha credit. Urugero nkanjye nakoranaga na banki, nza kugira ikibazo, amafaranga bari bampaye kwisha mbona biri kungora cyane kubera ibibazo bari baduteje hano, n'abapangayi bari barabirukanye, kandi credit nyifata kwari kugira ngo niteze imbere, nononze nungikanye ibyapangayi bampaye nayo nanjye ubwanjye nakoreye mu kazi nkora, kuko ngewe ndi umushoferi, noneho mbashe kwishyura banki. Noneho kubera ko abapangayi bari barabirukanye, nshaka noneho uburyo najya nishyura banki, nkabona biramvuna mu mutwe, nsanga n'urugo nazarusenya, kuko burya urugo yo icyo kurya nta kirimo rwose rwasenyuka. Ubwo njya muri banki kunegosya, ndabwira ati rero ndashaka ko ideni twarivugurura, kuko byose birashoboka muri banki. Barangije barambwira ati rero umutungo w'iwanyu wabaye bloke, ngo nta kintu na kimwe twagufashaho. Ndabwira ati nk'umuntu mukoranye na banki imyaka 6, ntabwo nigeze mba ikigwari kuri mwe, ntabwo nigeze ndaranya. Ubu kubasha guhindura ideni ryanjye mukabasha kurivugurura, ko itegeko rya banki mbizi neza ko bishoboka, bibananije iki ngo genda ubanze uzane ingwate iri ahandi, kandi ibyangombwa byanjye umutungo barabibitse. Ntabwo ati none se ko mubibitse kari umutungo nabahaye, ko ntaje kubaka kugihari, mwafatiye kuri uriya ngo ntabwo bishoboka, ngo cyakora ngo genda urebe umuntu ugutiza ingwate. Urumva ni ibibazo twagiye. Utiza ingwate kandi ufite ubutaka, ufite ubutunzi, umutungo mwawubonye. Barambwira ngo ngende njye gusaba umuntu untiza ingwate babone gufata rya deni babashe kuhindura. Ikibazo cya nyuma nakubaza, ntabwo twe dusanzwe ko leta kwari kwimura abantu batuye manegeka no mu bishanga, iyo gahunda yararangiye, mwe babasenyeye mutari mu bishanga, impamvu niye? Mu by'ukuri icyambere ni igitugu. Icyambere ni igitugu gishirwa mu cyande giturutse. Igitugu mu by'ukuri ureba neza, ubundi tubyiruka batubwira ko leta ari umubyeyi, kandi burya umubyeyi areberera umwana. Ariko urebye ibintu leta iri kudukorera, ntabwo none kiri umubyeyi wacu, ahubwo yabaye umubyeyi w'umushoramari, kubera yuko umushoramari niwe bari guha agaciro. Ubu rero ni ukuvuga ngo ubu butaka nababwiye hafi hegitari 7 batwaye zitari mu gishanga, igishanga cyabo bagikuyeho, ibimenyetso biragaragara, mwahabonye aho basenye. Noneho izo hegitari hafi 5 hagati gutyo bagiye gutwarira ubuntu. Ni igitugu, ni ukugira ngo umushoramari abone ubutaka bw'ubuntu. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragara. Ikindi kandi nacyo kigaragara, hepfo hano aho mwabonye hagiye kunyura umuhanda. Ayo ni amakuru dufite kandi yatanzwe kuva kera. Rero mumbwire kuntu umuhanda unyura ahantu abaturage bakirukanwa bakabura aho bajya hejuru y'umuhanda, kandi tumenyereye ko ibikorwa remezo aho binyuze bagomba kwishyurwa. Twe rero bagiye kudukuriramwo ubusa, imitungo yacu bayitware. Mu by'ukuri twabuze ubuvugizi. Nk'ubu ngewe uri kuvugana namwe, nabashije gutakambira umujyi wa Kigali ntiwansubiza, ntakambira Minaroke ntiyansubiza, nandikira inteko nayo ntiyanshubije, ndetse n'amagingwaya nahaga kopi umuvunyi, ariko n'amagingwaya ntabwo barigera basubiza. Noneho tukongera tukibaza, ese niba inteko ubereyeho abaturage ari ijwi rya rubanda, inteko ikabona akarengane turimo turarengana, ntigire ikintu ikoraho, iyo nteko iracyari ijwi rya rubanda? Icyo ni ikibazo ngiye nibaza. Iracyari ijwi rya rubanda cyangwa ni ijwi ry'abashoramari n'abandi bari inyuma ntazi? Turasoje, turagushimiye. Murakoze cyane. Ishema TV aha duhagaze neza ntamaze gusenwa inzu z'abaturage, n'inzu ziri gusenwa hakoresheje abo batere cyangwa se bita manipa mu ndimi z'abagashaka buhake. Amazu bamaze kuyararika kuri aya masaha, imvura ni nyinshi, abaturage bavuye muri aya mazu barimo baranyagirwa, ibintu byabo birimo biranyagirirwa hanze nk'uko mubibona ku mashusho. Aha ngaha duhagaze rero naho inzu bamaze gusenya, ni igikorwa kiri guhagarikiwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera kugira ngo agenzura niba kiri gukorwa neza. Gusa ikiriho yuko abaturage batubwiye ko izi nzu ziri gusenywa muri kano gace ariko atari mu manegeka, ahubwo bo bavuga ko mu gihe kiri imbere hazazamurwa ama etaje n'amajaride akomeye cyane. Mu kanya tugiye kwerekeza hamwe mu abaturage batubwiye ko hari mu manegeka, bahabimuye ari mu manegeka, ubutegetsi bwa kari mu manegeka ariko bakaba barazamuye ama etaje maremare. Abaturage bavuga ati abakire baraje baratugura bahazamura amazu. Tugiye kujya kuhabereka naho tugiye kuhagera, mukomeze mubane natwe.
itegeko rivuga ko ari metero 20 uvuye ku gishanga. Rero hano bafashe metero 30 kugera hano murebe namwe ndetse tujya muri 35. Ni ukuvuga ngo aba bo hepfo bari bashyireho togo bagomba kuvaho kubera ko harimo mbibi z'igishanga. Kuva hano ro kuzamuka ni ahantu ho guturwa. Ni ahantu ho guturwa, ntabwo ari amanegeka namwe murabibona, ahubwo ni murebe kugera ruguru iriya hari metero zirenga 40 kuva hano ku mbibi z'igishanga zirarenga 40 kugera aho bagize gute basenye, bategetse ko abantu basenya kandi ku ngufu. Akaba ari nayo mpamvu nabwiye ko ndashobora gusenya ibyo niyubakiye rwose, bo bafite ubushobozi n'imbaraga zo gusenya basenya. Ubwo rero mu by'ukuri niba hari ubuvugizi mwadukorera mu budukorere kuko kwiga akarengane, ndetse ntekereza ko hari abantu benshi ari bwiyahure, hari abantu benshi ari bwiyahure ku bw'ibintu biri kubakorera. Kuko umuntu kuba waryaga yarangiza akakwicisha inzara, kuko hari abantu benshi ari bwiyahure. Aha abaturage bari kwimurwa bakanasenyerwa ku gahato mu gihe imitungo yabo yegeranye neza n'izindi nzu z'imiturirwa zo ubona ko ziri mu gishanga, ndetse izindi zirimo kuzamurwa umusubirizo ariko zo zabaye ndakorwaho. Iki ni cy'abaturage bavuga ko ari akarengane n'akagambane bakorewe n'akarere ka Gasabo kabatanze kakabagurisha abakire. Twishimiye kwimukana ngo none rwose murakoze cyane. Ubwo ibyo nibyo mushyiraho, naho iby'akababaro nk'ibi dufite ntabwo mubikora. Ntabwo mubikora. Mushyiraho ibyo mu nkuru nziza. Mwaka ushize 2019 inzego bwite za leta mu mujyi wa Kigali zatangaje ko zifite gahunda yo gukura abaturage mu manegeka ndetse no mu bishanga kubera ko ikirere gihatse imvura nyinshi. Kuri ubu ngubu mu murenge wa Remera ni mu mujyi wa Kigali birumvikana abaturage bo bavuga ko badatuye mu bishanga, kandi biragaragara twabibonye n'amaso yacu kuko hari metero zapimwe z'ibishanga. Abo bari batuye mu bishanga barimwe nk'uko ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bwabivuze, ariko kuri ubu ngubu abaturage basenyewe muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Tubutse ko ari igikorwa cyatangiye ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Kuwa mbere babyuka basenya amazu y'abaturage, kuwa kabiri uyu munsi Shema TV tuhageze kuwa gatatu hasenyewe abarenze ruguru y'ahapimwe kari igishanga. Abaturage bakavuga bati turarenganye, dufite akarengane kuko turi mu gihe cy'imvura nyinshi ndetse n'indwara z'ibyorezo zarateye. Ubu ngubu turerekeza, bakibaza bati amerekezo na yahe mu gihe bamwe biteguye kurara hanze. Andi makuru twabonye yuko hano ubutegetsi bwimuye abaturage muri buno buryo, harimo hagenda hazamurwa ama etage manini cyane. Muraza kuba mubireba ku mashusho, hamwe abaturage barimwe ngo batuye mu manegeka, ariko kuri ubu ngubu hazamuwe inyubako ndende. Abaturage bavuga ko ari z'abashoramari baguze abaturage muri kano gace, bakibaza bati se amanegeka cyangwa se ibishanga bibyara amahoteli gute? Nge twabanye muri inkuru ndende, nitwa Cyuma Hassan Dieudonné, iyo ni Shema TV mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali.